Reka twongere tubasuhuze bakunzi ba Deep Secret TV, tubabwire ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe mwese aho muherereye hose, ndetse n'ibyo murimo byose Imana ikomeze ibihe umugisha. Polisi y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali yerekanye abantu batatu yafashe bakoraga perime na pasiporo n'ibindi byangombwa bihimbano bagurishaga abantu mu buryo bw'amagendu, harimo n'umwe wiyitaga umupolisi bakabeshya abantu ko abafasha kubona perime byoroshye. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 16 Ukwakira 2021 ku cyicaro cya polisi i Remera herekanywe abagabo batatu bafashwe bakorera abantu ibyangombwa bihimbano, harimo n'uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga babifashishijwemo n'uyitaga umupolisi kandi yarirukanwe. Ubwo berekwaga itangazamakuru, umwe muri bo wiyitaga umupolisi yahakanye ko ntaho ahuriye n'ibyaha bakurikiranyweho, akavuga ko yafashwe agiye gutira imodoka mugenzi we wigisha ariho yafatiwe. Gusa umusaza urimo we avuga ko ibikoresho bafatanywe atari ibye, ahubwo ko icyakoze ko ari ugushaka umuntu wasohoraga mashine, izi mpushya za burundu n'ibindi byangombwa. Dusengimana Eva asanzwe yigisha gutwara imodoka i Nyamirambo, yemera ko ibyo yakoze ari amanyanga gusa ngo yafashwe abanyeshuri yafashije batarabona impushya za burundu zo gutwara ibinyabiziga. Akavuga ko we umutego yawutezwe n'uwiyitaga umupolisi yamusabye abanyeshuri yakorohereza kubona izi mpushya za burundu kuko yarasanzwe amuzi kera ari umupolisi. Ati jyewe nari nzi ko perime abantu bagura ari iza nyazo, ntabwo nari nzi ko atari iza nyazo. Philippe nari muzi nka za 2015 ari umupolisi, twongeye kubonana ejo bundi tariki ya 12 Ukwakira 2021 ku munsi w'ikizamini, arambwira ngo nimba afite abantu nimbazana mfashe. Sinigeze mubaza ko atakira umupolisi, nagize ngo aracyari mu kazi. Akomeza hakana ko atari umupolisi, asanzwe akorana nawe ko bafashwe umunsi bahuriyeho. Ibyo kuba yaravuye muri polisi y'u Rwanda bimenye nyuma y'uko bafashwe uwo munsi banahuriye ku kizamini. Akemera ko amakosa yose yakoze ari ugushyigikira ko abanyeshuri babona perime mu buryo butari bwo. Nyandwi Philippe wiyitaga umupolisi nyamara yarirukanywe. Mu magambo ye ahakana ko atigeze abyiyitirira, ahubwo ngo gufatwa nuko yaragiye gutira imodoka maze afatirwa mu manyanga barimo we atazi. Yagize ati jye ntabwo ndi umupolisi, nuko abanzi kera banzi ndiwe, kandi ntabwo nigeze niyita umupolisi. Ikosa nakoze nuko nari kumwe n'abakoze amanyanga, nari ngiye gutira imodoka nibwo nafashwe. Ntabwo jye nari nsanzwe mbazi kandi nta gihe nishinja kuko ndarengana. Uzavayo ari niwe ushinjwa kuba yasohoraga izi perime n'ibi byangombwa, gusa ahakana ko atari we kuko atanazi gukoresha mudasobwa. Ariko yemera ko Eva yamusabye umuntu wabakorera perime mpimbano maze amujyana umugabo witwa Muhameza Justin yari asanzwe azi gukora perime mpimbano z'abanyamahanga. Abisobanura atya: nari ngiye kwihugura ku modoka kuko umuhungu wanjye yari yarambwiye ko ashaka kuyinyoherereza. Eva ansaba niba nta muntu nzi gukora perime zo hanze nzi ngo mbahuze. Yanyohererezaga amafoto kuri WhatsApp cyangwa akayampa, nanjye nkayoherereza Justin wabikoraga, noneho nkabishyira Eva. Ibi bikoresho si ibyanjye kuko njye ntazi no gukoresha mudasobwa. Twari tumaze amezi 3 tubikora, ariko impamvu ntari naratanze amakuru nuko bari barambwiye ko bakora ibyo mu mahanga kandi ko ngo nta n'ikibazo. Uyu musaza Ruzavayo ari asaba imbabazi zo kuba taratangiye amakuru ku gihe kandi abizi ko ibyo bakoraga bitemewe. Gusa ngo uwiyitaga umupolisi ntawazi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yavuze ko Nyandwi Philippe yari yarirukanywe muri polisi kubera imyitwarire itariyo. Gusa ngo abagerageza kurya utwa rubanda bazafatwa kandi babiryozwe. Ati yabeshye ngo yasezerewe muri polisi kubera uburwayi, nyamara
yarirukanywe kubera gutoroka akazi, none ibikorwa afatiwemo birabihamije ko atarashoboye kuba muri polisi. Ntabwo yakabigize urwitwazo ngo akorane n'agatsiko kagamije kurya utwa rubanda nk'abo bakoreraga abantu za perimi. Ibi bagomba kubikurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Turabizi saba gusa bafashwe cyangwa se bazafatwa bakorera abantu ibikorwa nk'ibi, barafatwa bagafungwa, ariko ugasanga n'abandi baracyabijyamo kandi tuberekana ngo bibe urugero ku bandi. Aba turaberekanye n'abari inyuma bamenye ko nabo bazafatwa. CP John Bosco Kabera yasabye abaturarwanda kurya barimenge ku bantu bagambirira kubatwara utwabo, abasaba kujya kunyura mu nzira zemewe basaba ibyangombwa bakeneye aho guca iza bugufi. Ati abantu bumve ko bakwiye gusaba serivisi mu nzira zemewe n'amategeko, ibyangombwa babihabwe n'inzego zibishinzwe. Umuntu nakubwira icyo ari cyo ubanze ushishoze, utazisanga abanyabyaha barusahirira mu nduru bakuriye babariye amafaranga kandi ntacyo bibamariye. Abanyarwanda bamenye inzego zitanga ibyangombwa, bakamenya ikiguzi cya serivisi ku buryo ntawongeraho cyangwa ngo agabanyeho. Polisi iri maso kandi izafata abagerageza gukora ibikorwa nk'ibi ngibi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yavuze ko abakoresha ibyangombwa babizi ko ari ibihimbano bakwiye kumenya ko atari byo, kuko nibafatwa bazabihanirwa n'amategeko. Abagabo kuri 3 bafatiwe i Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye, harimo icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi, guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano, kwiha ububasha ku mirimo itari yawe, no kwambara umwambaro utagenewe ugamije kuyobya abantu, n'icyaha cyo kwiyitirira urwego rw'umwuga. Ibi byaha bakurikiranyweho igito muri byo gihanishwa igifungo kitari munsi y'ukwezi kumwe, ariko kitarenze amezi 6. Igikuru muri cyo gihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5, ariko kitarengeje imyaka 7. Ngayo nguko rero reka dukomeze tubashimire mwebwe mwese mukomeje kubana natwe. Imana ikomeze ibahe umugisha, kandi nyamuneka nawe utarakora subscribe reka mwumutse gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibyiza tubagezaho. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi barinde.